Hey guys, Rasmuda once again on the mic. Hanyuma iri ni rya somo muri kurikira muri ya nyanda twogamo ya muzika. Ushobora kuribona kuri Gritmaker TV, ushobora no kuribona kuri Gera TV. Hanyuma kandi nakubwira ni byiza ko twagumya koga muri iyi nyanja. Ari umuhanzi cyane nkunda witwa Masabo Nyangezi, baririmbye indirimbo avuga ngo nutazi guhimba ufata iby'abandi. Kandi burya nta muntu utaririmba ngo buri munsi turaririmba, haba muri dushe, aho turi mu birori byabukwe byaba bibabaje, ariko turaririmba. Uyu munsi rero isomo ryacu ni isomo rishingiye cyane kugera ku gutuma washobora kumva indirimbo ukunda ugashobora no kwicuranga mu gihe uyikunda, ugashobora no kwicuranga. Ni ibintu icumi tugiye kureba, ugomba kwitondera kugira ngo indirimbo ukunda ukaba ushaka kuyikina na gitari ushobore kuyikina. Byose rero bishingiye kuki? Byose bishingira kuba icyo kintu cyaramaze kujya mu maraso, cyaramaze kujya mu ntoki no mu maraso. Niho bishingira, niho twerekeza. Ubu cyo twita automation cyangwa automation, nibwo ubugeze cya gihe cyo kuba washobora gukina indirimbo wumvise ukunda. Ikindi niba utekereza ukavuga uti reka numve ko bahindura amakoro cyangwa bahindura amanota cyangwa se nuko intoki zimuka, ibyo aribyo byose sawa umuntu ahera. Dore ibanga rya mbere. Ibanga rya mbere ni rigira riti: iga ikintu kimwe mu gihe kimwe. Learn only one thing at a time. Niba ari ukubanza kumenya uko indirimbo iririmbwa, icyo ni icya mbere. Niba ugomba kumenya uko gitari icuranzemo, icyo ni icya kabiri. Kandi ikindi, kugira ngo ya ndirimbo bamenye kuyicuranga, nuko uba wamaze kumenya kuyiririmba hanyuma ukamenya no kuyicuranga. Ni ibintu bibiri. Ariko mu ntangiriro banza wige kimwe, ku bwa kabiri ukurikizeho ikindi. Niba ari indirimbo kugira ngo uzamenye kuyicuranga, nuko ugomba kubanza kuyimenya kuyiririmba, nuko ugomba kubanza kumenya kuyiririmba. Dore rero ibintu 10. Fata agakaramu ufate n'urupapuro. Fata karamu ufate n'urupapuro, turebe ibintu 10 ushingiraho cyangwa se ugomba kwibandaho mu kugira ngo ushobore kumenya kuririmba indirimbo unayicuranga. Icyambere, umva ya ndirimbo uyumve kenshi gashoboka. Umva indirimbo uyumve kenshi gashoboka. Byaba inshuro zirenze 10 ariko ntizijye munsi y'10. Yumve inshuro nyinshi zishoboka kandi gende wumva buri kantu kari mu ndirimbo. Listen to the song a lot, at least 10 times, and listen everything. Umva indirimbo kenshi gashoboka inshuro zitari munsi y'10, kandi ugenda wumvamo buri kintu kigize indirimbo. Icyo nicyo cyambere mu kuba washobora gucuranga indirimbo ukunda wamaze kuyumva. Yumve kenshi gashoboka. Numara kuyumva uraba ugeze ku kintu cya kabiri. Wayumvise kenshi gashoboka, icyo ni icyambere, kandi wamaze kumva buri kintu kigize indirimbo, byaba mu micurangire byaba no mu miririmbire. Icyo ni icyambere. Icya kabiri rero kiraza kuba ikihe? Andika icyo cya kabiri.
icya kabiri ni uko ugomba kureba kumva kwiga ibice bya gitari bikinnye, uko gitari ikinnyemo, kuko turimo turiga uko ushobora kuririmba indirimbo unayicuranga, uko ushobora kuririmba indirimbo unayicuranga. Icya kabiri rero, iga umva uko gitari icuranzemo, learn the guitar part. Wamaze kumva indirimbo kenshi, wamaze kumva uko iririmbye, nuko ibicurangisho birimo cyane cyane turi kuri gitari biteye, ubwo ikiba gisigaye ni ukumva noneho uko gitari irimo igiye ikinnye. Icyo ni icya kabiri. Wamaze kumva uko gitari ikinnye, twize twanabonye na ya logiciel cyangwa application ushobora gukoresha kugira ngo umenye n'amanota agize iyo ndirimbo, twarayibonye Lift Station. Icya gatatu ni ukuba ushobora gukina ya ndirimbo na gitari mu gihe urimo kwiganirira n'undi muntu. Mu gihe urimo kwiganira n'undi muntu ukaba ushobora gukina ya ndirimbo. Icyo bimaze twahere kuri cya kintu kivuga ngo automation, kuba ikintu cyaramaze kujya mu maraso no mu bwenge no mu mubiri. Iki bimaze no kuvuga ngo urakina ya ndirimbo ariko utarimo kuyitekerezaho, urimo utekereza ku bindi, urimo uganira nabo muri kumwe. Urugero, Sharon, amakuru yawe muri kino gihe cya corona virus se cyakugendekeye gute muri rusange? Cyakubabaje cyane. Hari n'umusore muri kumwe ku ruhande tubwire ukuntu ruriya rugendo rwa mbere rw'abamotari kuri Save the Date uko warubonye mu nzira mu mazi. Bagwa lift? Banza umugambi wari gutwara ku ma lift ko warishimye cyane. Abanyonzi se bo bareba bonaga bameze bate? Abanyonzi ni bakeya, banza batarabyisanga. Bose bambaye udupfukamunwa se? Abanyonzi ntabwo ari bose. Ariko abamotari ni bose. Kuri banki bari bagiye gusinyisha bagiye gushaka amafaranga. Wabonye se ko abamotari babaga bameze mu myambarire, mu migendere mbere ya corona? Ushobora kubona moto ukabona ziteye gute muri rusange? Moto zirakeye? Zimeze neza, bari basiteguye nyine ukabona ko hari umuhanda witeguye. Zose zirogeje? Zose zirogeje. Turi ku cya gatatu, twavugaga ngo icyambere wamaze kumva indirimbo yawe kenshi, wamaze kumva ibice biyigize, wamaze kumenya amanota yigize. Hanyuma icya gatatu ngo kina gitari ya ndirimbo mu gihe runaka urimo kwiganira n'abandi bantu. Icyo biragufasha ni iki? Bivuze ngo iyo ushobora kuba wakina ya ndirimbo urimo uganira n'abantu, iba yamaze kujya mu maraso, uba utakezita, utakishakisha ya manota ukinamo. Icyo ni icya gatatu, kandi wibuke ko tugomba kureba ibice, inzira 10 zo kugira ngo ushobore kumenya gucuranga indirimbo unayiririmba. Turi ku cya gatatu, ushobora gukina ya ndirimbo uri muganira n'abantu, muri kumwe. Icyo cyari icya gatatu. Play the guitar while having a conversation with somebody, just thinking about something else. Atene ya ndirimbo urimo gutekerezaho, kugira ngo gitari imicurangire yayo ibe yaramaze kuba automatique muri wowe. Icya gatatu tukivuyeho, wacyanditse. Icya kane rero ni iki? Umva ya ndirimbo wongere uyumve kenshi,
wongere uyumve kenshi, ariko cyane ufokasinge cyangwa se ushyire imbaraga nyinshi mu kumva melody, mu kumva imicurangire n'imiririmbire ya ya ndirimbo, nuko ibice bigiye biririmbyemo, uko biririmbye, kumva melody, ariko kandi ugafokasinga cyane ku miririmbire. Ndetse urabizi ko twiga muzika gute se? Twiga muzika kuko tuyumva. Indirimbo twumvise kenshi tugeraho tukanamenya no kuyiririmba, kandi ariko byose bishingira ku kuba twumvise indirimbo kenshi. Uratekereza mu mutwe wawe, wumva indirimbo ugiye uzi, hari izo wenda washyizemo imbaraga nyinshi kugira ngo uzimenye, ariko iriya ndirimbo ushobora kumva ukaba ushobora kuyiririmba nuko wayumvise kenshi. Ku cya kane rero, urongera ukumva ya ndirimbo ushaka kwiga gucuranga. Iyo ndirimbo ushaka kwiga gucuranga ndetse wamaze no kumenya gucuranga, uri muganira n'undi muntu hariya kuri ntuza ku cya gatatu. Icyo rero nicyo cya kane mu kwiga gucuranga indirimbo no kuyiririmba. Icya gatanu nicyo tugezeho, nacyo cyane. Ariko icyo nakubwiraga ku cya kane, ushobora kuba wenda udukurikiye ukoresha n'ururimi wenda rw'icyongereza. Cya kane ni ikikubwira ngo listen to the song more and more, focus on the melody and the singing part, because we listen to the music and that's how we learn music. Icya gatanu rero, wamaze kumva indirimbo yawe, melody yamaze kukujyamo, kubera wayumvise kenshi, fata urupapuro n'ikaramu. Fata urupapuro, fata ikaramu, hanyuma nurangiza wandike amagambo agize ya ndirimbo. Uyandike ukoresheje urupapuro n'ikaramu. Wijya muri computer cyangwa kuri internet ngo ushake aya magambo y'indirimbo ariyo twita lyrics, ngo hanyuma ngo uhita ukora copy paste. Oya, fata ikaramu n'urupapuro wandike ya magambo agize indirimbo, kuko muri kwandika ya magambo agize indirimbo ukoresheje ikaramu biraza gutuma unayafata cyane, wongera kuyafata. Wikoresha computer ngo ukore copy paste. Write out the lyrics and use a pen, not copy and paste from the internet. Icyo ni icya gatanu. Dushigaje ibindi bitanu. Tugeze ku cya gatandatu rero. Fata ya ndirimbo uyumve. Niba ufite byanze bikunze indirimbo ntiwayumva udafite icyo uyumviraho, ushobora kuyumvira kuri radio, ushobora kuyumvira kuri sabufa, ushobora kuyumvira muri computer, ushobora kuyumvira muri telefone yawe. Ariko yifate noneho uyishyiremo, noneho ufate ya magambo yawe wanditse ku rupapuro, utangire kuririmba ujyana nayo, ujyana na original yayo, uko wayihanze yiririmbye. Hanyuma utangire kugenda uyiririmba. Hanyuma kandi wite cyane kubijyanye no kuririmba. Kubijyanye no kuririmba nabyo turabizireza ko hari abandi bantu batanga amasomo yo kuririmba, ariko cyane twebwe hanga twibanda ku gucuranga gitari no kuyiririmbiraho. Ariko kubijyanye n'amatekinike yo kuririmba hari andi masomo nayo yihariye. Ariko ntibiguca intege, fata iyo ndirimbo uyumve, utangire kuyiririmbana n'uwayihanze bitewe n'ikintu urimo kuyumviraho. Icyo ni icya gatandatu. Ikindi kuri iki cya gatandatu, uko urimo kuririmba ya ndirimbo, uko ujyana na nyirayo, ujyana na original yayo, niba ufite uburyo bwo gushobora kwifata amajwi, ifata amajwi uze kumva neza ugereranyije
uko wayiririmbye nawe ugereranye nawe uko urimo kuyiririmba, umaze kwifata amajwi wumva uko wayiririmbaga nawe wifate n'amajwi. Sing with the original recording. Try to sing with the original recording. You can even record what you are singing to make sure to know how your voice is along the original recording. Icya karindwi, ya magambo yawe y'indirimbo wayamenye wayanditse, hari imigemo ibigize amagambo y'indirimbo. Buri jambo riba rigizwe n'imigemo. Umuntu, u, mu, ntu, iyo ni imigemo itatu y'ijambo rigize umuntu. Mu gihe rero cyo kuri icyo cya karindwi, menya imigemo igize amagambo y'indirimbo, ndetse umenye n'ama akoro n'amanota na buri nota umugemo riba ririho. Mu gihe umugemo ugomba guhinduka, umenye umugemo iyo uhindutse ni irihe nota rijyana n'uwo mugemo. Cyane cyane ko indirimbo yawe wamaze no kuyandika no ku rupapuro, kugenda amanota nayo wayabonye, ugenda ushyira buri nota ku migemo, aho umugemo utangirira, aho ndetse n'ijambo rihindukira, ukamenya buri nota aho riri ku mugemo. Kuri iki kijyanye n'imigemo, reka tuhatinde gatoya kugira ngo uhumve neza. Inota rishobora guhinduka imbere y'umugemo, rishobora no guhinduka hagati mu mugemo, kimwe n'uko inota rishobora guhinduka inyuma y'umugemo. Reka dufate urugero kuri iyi ndirimbo ya Yuri Nizeyimana. Kana kiwacu, kana kiwacu, kana kiwacu. Kana kiwa ayo ya migemo, ariko wabonye ko iyo migemo yose kana ki wa ndimo ndabiririmba nkoresheje inota rya do majeur, ariko ndagera kuri cu namaze kugera ku inota rya ra. Kana kiwacu. Iki cya karindwi nicyo bivuze. Genda umenya buri jambo, amagambo agize indirimbo yawe, nuko amanota agenda ahinduka bikurikije imigemo y'amagambo agize iyo ndirimbo. Now which syllabes the chord changes on. Icyo cyari cya karindwi. Tugeze no ku cya munani. Ririmba unacurange ariko ukoresheje amanota muted chords, ariko ukakoresha 1 2 3 4. Gerageza gukina ya ndirimbo ariko amanota atavuga, muted chords. Ini bigiye gukora. Kana kiwacu niwo umora kumutima, ninde uzadutana. Muted chords. Ibi bigufasha iki rero?
indirimbo wamaze kuyimenya kuyiririmba, wamaze no kumenya kuyicuranga. Ibi ngibyo byo bigufasha kuba waramaze kumenya ko ritme yayo yaramaze kugucengeramo, ndetse n'imiririmbire yayo yaramaze kugucengeramo. Bivuze ngo icyambere iyo ndirimbo ugomba kuba uzi amagambo yose ayigize, sibyo? Ndishobora kuba atari n'indi yose wafata. Fatiye niyo twakomeza n'iyingiyi. Iyo mubonye mu mpinga ya misozi myiza, kwizamuka bintera aho gucyama. Muted chords, cya kintu cya munani twavuze ngo gerageza ndirimbo wamaze kumenya uko iririmbwa, hanyuma uyikine ariko ukoresheje gitari ifunze. Muted, reka mbyite gutyo, amanota atavuga. Biraza gutuma ugira gute umetriza ritme ya yandirimbo, uyimenyera muri ritme. Ariko ikindi nanone mu gihe urimo kubikorera ujye ubara mu mutima 1 2 3 4. Ushobora kubara mu mutima cyangwa se ukanabara atari mu mutima, ariko byiza kuruta ni mu mutima. One, two, three, four. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Icyo cyari icya munani. Twibukiranye neza ko iri somo ushobora kurisanga kuri Great Maker TV ndetse no ku Rugera TV. Hanyuma jewe ni Rasmuda. Turimo turiga uko ibintu 10 ugenderaho kugira ngo ushobore gucuranga indirimbo unaririmba. Cya munani kwa undi ukoresha ururimi rw'icyongereza cyari sing and play along but with muted chords using 1 2 3 4 up and down. Tugeze ku cyacyenda rero. Cyacyenda noneho kina ya ndirimbo yawe, ariko kandi utangirire ku buryo bworoshye bwa gratmo cyangwa se strumming ku buryo bworoshye, the very simple. Hanyuma icyacyenda, add the chords but keep strumming very simple. Add the chord but keep strumming very simple. Ya ndirimbo yacu ya Yuri Nizeyimana. Strumming very simple, uburyo bworoshye bwo kuyikina. Ububanza iki cyacyenda nicyo kivuze ngo
add the chords but keep strumming very simple. Shyiramo ya manota ariko ukoresha uburyo bwa mbere bworoshye mbere yuko ugera ku cyanyuma aricyo kivuga ngo you are playing it for real in it. Cya kindi cya 10 ni hahandi w'indirimbo umaze kuyimenya noneho neza, ushobora kuyikina mu buryo bwayikinnyemo nyabwo. Kana kibacu ni womora kumutima, usani simbi iri nyokuri karisimbi, intwari iwacu Rwanda. Ugakomeza paka uyirangije ukanayiririmba neza cyane kurenza, bitewe nuko ijwi ryawe waritoje kurenza uko iri naritoje. Reka rero turebe bya bintu 10 twavuze muri makeya, mu ncamake twabivuze, twavuze ibintu 10 ugomba gukora kugira ngo ushobore kuririmba indirimbo unayicuranga. Twavuze ko ibyo byose bishingira ku kuba iyo ndirimbo nibiyigize n'imiririmbire n'imicurangire byaramaze kukubamo automatique, byaramaze kuza mu maraso yawe no mu mubiri ubyiyumvamo. Ikindi nuko mu kwiga gucuranga indirimbo unayiririmba ntabwo ugomba gutangirira kuvuga ngo reka mite mbikorera icyarimwe, ngako kanya mite mbikorera icyarimwe. Twabonye ko ugomba kubanza kwiga buri kintu kwacyo, ijwi, amagambo arigize, imiririmbe yo ndirimbo ukabanza ukabyiga ukwabyo, hanyuma bwa kabiri imicurangire nayo ukayiga ukwayo, hanyuma ukabihuza, noneho ukabihuza ukabishyira hamwe. Ibyo rero nibyo twabonye ko ubiri mu nzira 10, etape 10, ibice 10 ugomba gushingiraho ugera kuri iyo etape ya nyuma yo kuyicuranga unayiririmba. Icyambere ni ikiherero, icyambere no kumva ya ndirimbo kenshi, ukayumva kenshi inshuro zitari munsi y'10 cyangwa se inshuro zose zishoboka ariko ukayumva inshuro nyinshi kugira ngo kujyemo uyumve neza. Twarebye cya gatatu nuko iyo gitari wamaze kumenya uko icurangwamo, ugomba kugerageza kuba washobora gucuranga ya ndirimbo urimo kwiganirira n'undi muntu, cyangwa se urimo no kwirebera na televiziyo, cyangwa urimo no gukora n'ikindi. Ibyo twamubonye ko akamaro kabyo ari ukugira ngo ushobore kuba washuranga ya ndirimbo mu buryo butagusaba kubitekerezaho cyane, byamaze kukubamo automatique muri wowe. Icyo cyari cya gatatu. Icya kane ni ukongera kumva ya ndirimbo, hanyuma ariko ukita cyane kuri melody igize ya ndirimbo n'ibice by'ukuntu iririmbye. Kandi ayo magambo ntuyandike hehe, ntufate amagambo uvanye mu mashini cyangwa kuri internet ngo ukore copy paste, copy ekore ngo uvuge ngo buriya ngo ndayafite. Fata urupapuro n'ikaramu wandike ya magambo ukoresheje urupapuro n'ikaramu, kubera mu kwandika ukoresheje urupapuro n'ikaramu urabana none ufata ya ndirimbo mu mutwe kurushaho. Icyo cyari cya gatanu. Icya gatandatu ni ukongera noneho ukaririmba ya ndirimbo, ukayirimbira ukajya ujyana mu miririmbire na original yayo, uko original yo ndirimbo yari iririmbye, ukayishyira muri ekuteri, niba ushyira muri radio, niba ushyira muri telefone, niba ushyira muri subwoofer, ukayumva none ukajya ujyana na nyirayo muririmbana.
icyo cyari icya gatandatu. None icya karindwi cya twabonye ko ugomba noneho kumenya imigemo igize amagambo ya ya ndirimbo, ukamenya naho amanota agize ya ndirimbo n'imigemo ijyana n'amanota ya ya ndirimbo, imigemo ijyana n'amanota ya ya ndirimbo. Hanyuma ikindi twarebye nuko noneho gufata ya ndirimbo ukayiririmba unayikina ariko ukoresheje gitari wanizijwi muted chords, gitari ukayiniga amanota ukayaniga, twabibonye nabyo mu kanya. Hanyuma icya cyenda twabonye ko ugomba noneho gufata ya manota ukongeramo ijwi ariko ukoresheje uburyo bworoshye bwa gratement, uburyo bworoshye nabyo twabibonye. Hanyuma icya cumi ni ukuririmba indirimbo yawe wakunze, ukayiririmba ugerageza ukayiririmba nk'uko wayirimbye nawe yicuranze, ukayiririmba kandi ukanayicuranga. Haramutse hari ikibazo ugize kwiri somo cyangwa kucyo utumvise kwibi tumaze gutanga, watwandikira nkuko musanzwe mubikora, kandi tunashimira nyine abakomeza kutugaragariza ko badukurikira, ndetse n'ibya bitekerezo byanyu bihoraho nabyo biri ngombwa, turabitegereje kugira ngo dushobore kuba twashobora kunoza rino somo mu buryo buhoraho. Yewe nari Sylvain Mudacumura aka Ras Muda. Hanyuma nkubwira ko amasomo nk'aya uyasanga kuri Great Maker TV no ku Rugera TV. Ciao, next time.